Nanjye mama Kibuturu ndabashubuje ndabakunda cyane mva mbahoza ku mutima. Nanjye mabudu nyuri ndabanezerewe ndabikundira mbahoza ku mutima njye n'umwana wanjye usinziriye mu gihe tutegereje ko akanguka ngo tumuzane kuri cana. Umwana wa mama Budu nyuri ahora asinziriye Budu nyuri yarwamusinziriye. Yanze gukanguka. Kandi uwanjye naramwerekanye. Njye wanjye arasinziriye cyakoze nakaguka nzamubereka. Kibutu naramwerekanye pe abantu baramubonye ako nago bamwishimiye. Asanase. Asanase Kibutu kuvuga iki? Nyine cyacatse kuvuga ko asanase umwana wawe. Niyo bataramwishimiye ngo ntimusa asanase. Ni kuri yisasa. Amana nimva. Nagushobotse. Aha, ndiye Budu nyuri wanjye asanase. Nako sinzi se. Kibutu wanjye nyine abantu ntago bamukunze ariko ibaze kwanga akana gato kangana kuriya ko mwagiye mushyira mu gaciro. Hari umuntu wanyandikiye ambwira se ubwo mwana ko cyamwise Kibutu. Kibutu iryo zina Imana rimereye ku musozi w'ibyiringiro. Umusozi w'ibyiringiro. Waramusengeye? Naramusengeye Kibutu wanjye. Nanjye ndacyase umwana wanjye akanguke pe. Wanza zakanguka naranashaje. Aha, reka rero mbabwize ukuri n'abantu mudukurikiye mudutabare bino bintu biri emergency. Umukobwa yanyandikiye arambwira ati kangugisha inama nabonye na Benita hari ukuntu mufite akenge. Dufite ubwenge pe mujye mutwandikira mutugisha inama. Ngo base mugende mwishaye kuri cano mubivuga ariko nimuvuga izina ryanjye ndababujije abantu batugira inama bambwire ukuntu nabyitwaramo. Uyu mukobwa akundana n'umuhungu bamara imyaka 6 ugiye kuzura agiruzana neza. Aka akaba nyine barakundanye ari umukobwa unanutse. Pimi nkatwe. Ongera ngo nkatwe. Njyewe burangunda kubyibuha. Njyewe nakubyibuha ntabwo mbikunda ngo ndakwinganira gutyo. Uzibeshye umbwira nabyibushye. Mba nihata ibikoma ngo ndebe ko nazana nyashi. Njyewe mba ndi kuri regime nywa amazi arimo indimu. Mbabarira cyane. No mukobwa rero. Urumva umuhungu yahoraga nyina mwinu bamuhoza kunyeke ngo wajye ujya muri siporo umukobwa akamubwira ntabwo nkunda siporo. Ngo wajye ureka kurya none baba basohotse. Akanga ko yirira. Kugira ngo nyine ari kumuhatiriza ngo wirye ibintu bima amavuta ibikinu sometimes no mukobwa ngo akareka no kurya nyine akodaringa utuntu. Ariko ibyo no kubangamira umuntu amushyira ku nkeke. Ngo nago nge ngo tugikundana ngo nakubwiye ko nakunda umuntu ubyibushye urumva yarananutse agenda byibuha. Niba ari ke yaziza mu byibuhije se abizire. Urumva ari ke cyane umusonga mushyira. Cyangwa se ngo bamuganira ukuntu umuntu wifitiye umubiri wo kwibyibuhira. Noneho izo stress zimaze imyaka 2. Baserera ejo bundi aramwandikira ambwira ati ndambe gukundana n'umukobwa ubyibushye nk'ingurube. Cyoko zamuhungu zicuza none hari igihe uzagenda babana n'utushaka bakakwanga umwanya unerese nakwanga ngo umukobwa ubyibushye nk'ingurube. Nabaje umukobwa ndamubwira se nenge kuvuga izina rye yitwa Didi ndambaza se ahubwo muracyavugana uracyifata ukanamwandikira ukamusubiza mwana umuntu ambwiye ngo mbyibushye nk'ingurube do icyambere na kwanga nanjye nakubloka ntabwo twakongera kuvugana gusa ariko singabo mubure gukunda abana babyibushye bifitiye nyashi mukomeze ngo ukunda ngo cyumvikana none nyine ngo arabyibushye ngarajaga amubwira amagambo mane yo kumukomeza yamwanze se katumuka atarinze kujya kumubwira ngo urabyibushye ngo ubyibushye mu kajagari ngo urajagaraye ngo ririri akamuhoza ku nkeke ibaze boyfriend wawe ntago babana namubwiye ati genda ubyare umukobwa nanutse umubyare umurere umuterete. Noneho mbaza bano bantu bamara kubana amaze kunywa igikoma shaho umuntu nimuzabana yabyaye bizagenda bite ndakubujije umuntu nimuzabana umuntu ugushyira ku nkeke gutyo ngo urabyibushye no se umuntu abyihitiramo karima ariko nanone reka tugaruke kuri aka kantu hari abakobwa bagifudo ukaba nkuko Benita areba ukuntu ngana ukagenda ugahura wenda na badani iyo ngiyo mukaba ngo murabanye murakundanye murabanye yagukunze uri ku gasayezi keza sibyo wagera mu rugo ukamera nk'umuntu sha ugeze yajya ukarya ukanywa igikoma ukakihata bureba mayoneze ukabyimba ugashwanya ukagenda ntiwongere no kwiyitaho itama hibera ahangaha bigaterana hajya umugabo kuba yatangira kuzana nyine utwo tuntu wamurenganya ariko nanone abakobwa barakabye
niba ushatse kuki udakomeza kwitaho ugenda ukumva ko wageze ugerayo gute n'izi size zacu mama Kibuturi mama Budunyuri izi size turi kuzizana ku gaciro tuzicana muri Kigali wowe wegamye ute wowe uri umugore uradukurikiye sibyo urabyibushye umugabo yagukunze unanutse kubyibuha burasi icyaha ntago ari icyaha uragiye uricaye uratuje n'utu dusayizi uba ubona tuzenguruka mbere yo kubyibuha abanza bazi umugabo ngo nkunda ameze gute mbyibushye cyangwa ananutse icyagusubiza ugiharanira ni gute uri umudamu wicaye ugashyira akaguru ku kandi n'abakobwa buze muri Kigali ukarya inda ukayigeza iriya uzi abana bakoze mu nda na surgery wowe uzi abana bari ku kirungo none hari umugore wumva birangiriye aho kwambara neza birangiye umva akajya yambara igitenge n'imipira y'amajezi ari ahajabiriye ananuka amashereka noneho umugabo yatangira gushukura intambara zikatangira agashukurira umuturanyi agashukurira ibiki utwana dutoya urugo rukaba rurihiritse yewe madamu shaka ukomeze ukore siporo regime wiyiteho ubu si wamenya ko mfite budunyuri wamenya ko mfite budunyuri wanjye kubera iki none reba ubu se nkoranyeje simfite imfura yanjye cyane ubu ngubu budunyuri wanjye nubwo mufite tuba twiyitayeho nubwo itaba ririmo ntago nyine rigaragaza ko nagiye nkubwire wenda ibindi turabivuga uyu munsi ko dufite utwaka n'ibiki turi bato ariko trust me niba ushatse nyine ngomeza ube mwiza of course gomeza ube mwiza utryinga nunabyibuha hari ukuntu umuntu abyibuha muri discipline ariko ukabona nakuntu abatagize aba yakoze siporo regime iki nakuntu abatagize ikindi gukora siporo nubwo ari ukugira ngo unanuke gusa ube fit wirinde kurwara siporo wirinde ibirwara n'ibiki byose hari abagore babiri do ayiso yangiye kubavuga bavuga uruhuke ngiye kubavuga nduhuke nanjye nkeneye kubumva abo bagore noneho yabaye mwiza kuruta akiri umukobwa ni muyango ninde katuvuge abagore muyango abyaye rimwe katuvuge ku bagore tuzi ni Gahongayire bene mbabarira cyane ndacyakeneye kubaho muri ubu buzima Kibutu urakeneye kwiga akeneye ibiryo akeneye ubuzima bwiza none ninde uvuga ngo wakoze taye umuntu bita Knowless tumuha amashyahari hose ndamukunda naramufanaga yarakira umukobwa ni nawe umugore umeze nka Knowless urwo rugo no ntabwo ari amatiku nta nubwo ari amagambo nta nubwo ari ibiki mugendemo Knowless akiri umukobwa yarameze ukuntu ari umwana umeze neza araryoshye umuhanzi wese w'abakobwa uriya mugore uyu munsi arayoboye n'uyu munsi afite baza bataza bakora surgery batazikora umva aba ameze gutya ahora ayoboye nta surgery nta kiniki ko kuntu yiyitaho afite abana kandi barenze batatu yafite batatu yaragiye uriya mugore usiko turi kumwe mu nzira abone yenge ushaje ameze neza uramureba ukavuga ati uyu ni umumama ni ibiki ameze gute kubera we yabavuga ati njye washatse ntajye nyine amurambirwa n'aka kanya mwahura nyine utazi nka story utari nk'umunyarwanda watere tukajyana umukobwa ahura hari ikinyamakuru atangarije aravuga ngo we siporo ayifata nyine nko kurya nyine akora siporo imva kandi no mu myambarire ahura ari mwe yambara neza akora amasiporo buriya akora amarejime uzareba indayi niba byara bikagenda gute naramurebye nabase nore bite byawe hari n'undi mugore w'umusitari baririmba indirimbo za gospel Papi Clevan Dorcas ndabazi uriya mugore nawe amaze kubyara nka gatatu maybe akaba kimeze kuriya none indirimbo Jean Base ndi kwireba ndicara ndamureba mwibonamo ndicara ndiga ndavuga ati ndi kubona nabaye sinzi impamvu mbona twe tuzabyibuha ibere rikagira hariya rigafatana n'itama iboko rigaterana n'ukuguru kereka umugabo wanjye amoza kunkeke ko nta siporo nakora nabyihorera nanjye mugabo ndakubujije uzaze dukorane siporo unyime ibiryo unyicisha inzara njye kuri taye njye kuri regime nubura nangiye kubyimba uzi ukuntu wa mugore yabaye akiri agakobwa yari ameze kuriya none yaragiye arongera asubira nk'uko yari ameze guys mutubabarire muri detail zanyu ako n'abagabo mana bo bajye bisubira nta kuntu wakunda umuhungu ari kuri size ameze neza akateza n'ikida agenda niba bashyiramo ibiki ngo ni urugo rugutera inda wowe akagenda agahita
urugo ruba rwabateye inda agera umugabo ufite inda wapi nta mwembi kintu mfata mukajya mutwita mugatwitana umwe akabyara undi gaheramo nibure nawe urabyara ko undi ntabwo aba ameze nka budunyuri wanjye umwana wawe urasinziriye neza uko n'abagabo nimukadukiye ku nkeke ngo namwe mujye kuri tayedi mukore siporo icyo kida cyawe nyine nyifata numva fashe mu nda ariko fata ku kida kiriya kida nakirufata ako abagabo bafite inda bagaragaza icyubahiro nta cyubahiro mbona mu nda nta cyubahiro ushaka kuba ufite icyubahiro kandi n'ikidufite cyane nose perezida wacu afite ikida uriya nkubwire hari ukuntu umugabo ubyibushye ufite inda aba agaragaza icyubahiro nta cyubahiro mbona mu nda ubu se perezida wacu afite ikida ntago amanutse ari kuri tayi imwe nyine ari fiti ubona ari inda afite ntabwo afite agasayizi none hari umuntu nta muntu basanga icyubahiro n'ikibihe byose none icyo cyubahiro kiba mu nda ni icyahehe ninde wabashywe kubera umuda we mu muda nta cyubahiro mfatamo uwo muda wawe ugimba mu muda nta cyubahiro mfataho niba ufite umuda ugumana uwegekane hariya nawe nutegereza ko umuda uzaguhesha icyubahiro wapi ariko reba nyine umugabo yashyizemo kositimu indi ikajya imbere ntabwo uzi abagabo bo mu cyaro babandi abahinzi bazaba bifitiye umuda ari abahinzi borozi ntabwo icyubahiro kigaragara mu nda mw'abantu icyubahiro ntibiterwa na sitati ufite ibyo ukora uwo uriwe ariko kujya kubyimbisha inda hariya ushobora no kubucuruza ibigage ufite inda byarakubyimbyeho aho ngaho icyubahiro ufite ni ikihe ese reka nkubaze nka uriya papa budunyuri wawe koko nayigira muzatandukana tuzatandukana rwose cyane ahubwo twara tunatandukanye niba ufite inda menya ngo nta cyubahiro ufite ahangaha oya uratuma abantu bafite inda bareka kureba videwo zacu mwana mumbabarire basi niba ufite inda mujye muzireba nugera ahanjye mwihutishe niba ufite inda mbabarane wivumbure urumva birisereka we dushaka gukora kandi n'icyo cy'abaguzi k'inda itagabanyuka iyo yamaze kuza nabonye itagisubirayo akoze na siporo ntibyagenze nabonye ikida iyo cyamaze gucuncumuka kigasubirayo mwabagabwe mufite ibida mutubabarire okay uyu nguyu yakunda ibida oya reka ngo nyine urumva ntabwo mbikunda ariko nanone sinshaka guhomba abafana bafite inda mwabafana mumbabarire nyine nuko twari turi kwigana ariko rwose ngiye kunda wapi nta kintu kirimo ubundi urandi birimo yakikwegetseho ari akavido nabonye ngo nakiriya cy'urudasha narasetse ndatembagara inda ndayibujije nanjye yanjye iba yambangamiye mba ndi kurwana nayo buri munsi nyisubizayo nawe please niba wumva inda watangiye kugenda ibyimba gake gake tangira urwane nayo pfa kuyihagaritse kandi nawe niba uri umugore ubana n'umugabo ega twigize abantu bakuru tuba tuvuga ibintu byabubatse none nubwo tutubatse ako tuzuba ariko turi hafi mba ndi kubihumurirwa igashamba urugo rwahumuye humumure ndi kurureba nkarwibwira nkarubona impande rwahumuye umva intoki zanjye zirimo ibicuro wa mugabo waho uri hose ndakunezerewe urwo rugo wicayemo uri kumumurira mwinura umfata urunjyane murungururiremo niba hari n'umuntu wakwifunze mu izina rya Yesu akurekure namwishikuza unyisangira ese we ninde uba uzakora ubukwe mbere ari njye nawe cyo kuzuzabanza zabe marene abana bacu bazatwambara ndi kubareba ba budunyuri na ba kibuturi bambaye ubu wangiriye inama nakujyaniye yese gukora siporo ukirinda kugenda ukarya ukanywa ukegama ukita ku mugabo wawe ukamukontorera umuda wiwe icyubahiro cyiwe kindi akagishyira hasi tugiye guhindura tuvuga icyubahiro ikiriya cyubahiro cyiwe aba yashyize imbere ibintu by'inda wapi icyubahiro cye aba yagishyize imbere akatubabarira nawe ukamufasha ukamukoresha siporo ukamukoresha umva amarejime icyubahiro cye kigaragara siporo nta nubwo byavamo ko nkunda nyine siporo tu nubwo hari igihe siporo ubundi ntabwo wayijyamo ushonje pe tuvugisha ukuri ntabwo wagenda ujya muri siporo ubizi neza ko nta kintu uri bufate uri butaha ukaryama wayipfiramo ujyayo uhaze umeze neza wanataha ukongera ukimeramo utundi tuntu njye rero umugabo wanjye aho uri hose nkurikiranye ni ukuri pe sinzagutenguha icyubahiro cyanjye wenda nta gihari ariko n'ubundi nimbyara umwana nkamwonsa harya bareshya konsa igihe kinini imyaka ibiri yonyine ngira n'itanu ibego ku itanu ubwo wowe wacukiye itanu mpamvu nabwenge ugira ibiri ugahita urekera ariko urumva ntabwo wakora siporo uri konsa
oya ntabwo ari byo urabanza konsa kuko ni konsa bisaba imyaka 2 nzaba mfite ubundi iyo umwana acutse uheraho nawe umva ugakura ibirenge hasi ugakora siporo ubwo mwongera kubana n'umugabo wa nyuma y'imyaka 2 mubana gute mu cyumba oya n'ubundi bamubana abayagenda ngahore urabona umuntu wabyaye ava mu cyumba murabana cyokoze ku byumweru 2 bya mbere ukiri kunoze babyita ku kiriri nyuma y'ikiriri murabana mugakomerezaho ibintu bikagenda neza none se ibyumweru 2 byonyine none se zirandaye kana ziva he ariko we ziva he iyo umuntu abyara mu kwa mbere mu kwa 9 agasubira kubyara nese ubwo aba yamukocoye yakibyara we havuyemo ibyumweru 2 bya mbere ubundi rwose ubuzima burakomeza bagahita twita mu byumweru 2 mu byumweru 2 ucunze nabi nyine yavuye kwa muganga nta kintu warebye bagutamo ugasubirayo undi mwaka kubyara undi mwana nyine ibyo byumweru birazihangana ujya umutera inda umuteri itanga umuteri kimubyibuhane ariko umwana ariko muba mubana mu cyumba ubwakwatatse cyose mubana nyine mutanamo nk'ibisanzwe umwana yagira imyaka 2 acuvuye ku ibere nawe none ugatangira kwiyitaho oya ariko njye mba numva nahita mbyara n'akandi ka 2 n'akandi ka 3 ubundi nkazakora siporo nyine aho ngaho rero kakubayeho njye ni kamwe nkabanza nkiyuburura nkabanza nkongera kamera fresh byaterwa n'ubuzima tubayemo byaterwa n'ubuzima tubayemo njyewe n'umugabo wanjye nito tubaye mu buzima nyine bwa Kigali bugoye tuzabyara umwe tube turekeye ariko nito tumeze neza nzahita mbyara uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane numva nzajya guhemba buri mwaka bitendekera ngaruke gutya ukungu ugende kuyikoresha kopi umva siporo kubyo azajya ndeba agahita avuga ati wawe ninjye mugabo uhiriwe dusezere ariko nawe dusezeye karariko ikintu ubwira abakunzi bacu ni ukuri sha mukore subscribe mukore comment nk'ubu ibintu byose tuvuze ubu twavugaga ubu wabuze n'ikintu ukuramo basugira ikintu ukuramo ubu twavuze ubusa wenda mutubabarire ko twavuze ibyubahiro byanyu mwateretse mva mukegeka hari shabura nk'umuntu waturebaga afite icyubahiro kavuga ati basi sorry reka mubwire ni ukuri mugiye muri comment mwandike ikintu basi ukuyemo siwe umuntu ureba ikiganiro cyacu ujye twandikira tubwire ikintu akuyemo cyangwa uvuga ati ahangaha naho nta kintu nkuyemo nyine tubwire ikintu ukuyemo ibintu byose twakoze vuga uko ubyumva kandi niba twagukomerekeje byandike uvuga sha murambwiye nimubuze byose murankomerekeje ariko abagore muri mu ngo zanyu mudukurikiye gabanya ikiryo hanze hari size navuga ngo uziga izi size ejo bundi zikubita n'umugabo wawe zimukomezanye ziri kureba hano izi size wenda twebwe iyo mico twe twarabatuwe size za bagenzi bacu ese uracyaba muri korali twe twarabatuwe ku murongo w'imbere ntabwo nyine abagabo banyu dufata ndi ku murongo w'imbere hariya niho mbabarizwa ndabatumiye ku rusengero muzaze ariko hari abandi bana atitaye ko hariho impeta hano twifite ururimbo rw'ubuntu turacyashaka kwirerera ba kibutu na ba budunyori kibutu wanjye ararwaye ameze nabi turamusengera nanjye mukomeze musengere budunyori wanjye akanguke ari nako musengera rwa rugo ruri kumumurira duhishurirwe rwegere dusatire urugo rwahumuye Benita arashaka gushaka ariko Benita ashaka umvugira abashiri benshi we basi se we shiri wanjye jya muri comment basi unavuge ngo uwo uri shiri wanjye uzi ko abashiri benshi havuyemo papa wa budunyori uzi bwa rundi mfite uriya wenyine uri singo kandi mfite papa budunyore wagira ngo nawe nyirukane rero ngo navuze ko disi ubwo rero umugabo wa Benita ahantu arigira ikintu wibwira papa budunyore ndagusuje gusenga mwana jya usenga ubisengere n'ubundi Imana ishaka kuguha urugo ukagenda ukikozayo icyo gihuha ndacyanze wapepe mu gihe nta kintu mfata nyine ni ugusengera ukaba turi gusenga ariko uzi ko tuderuka gusenga ya masengesho yacu yo mu butayu yebaba no kuntu bakunze kiriya kiganiro harimo abataragikunze
harimo comment we ntabwo ujya usoma comment nyine narebye ukuntu bari kukireba bakirebana umujinya ko mukakireba tuzasubira gusenga noneho turi seriye kandi biriya bintu ndabishaka pe barakireba umujinya ko barakireba dutera akaririmbo dusenge twigishe ijambo ry'Imana barakirebye none hari abantu babyegereje umutima baravuga ati we nimugakine n'Imana ariko Imana yararushe haranditse ngo mubura ubwenge izabata aho umurongo wanditse hehe umurongo sinjye wanditse narawukuze nkumva ubwo rero tuba turi ariko se ngo nitu ikiganiro cyarazuba kigeze mu tuba turi mu kazi tuba turi gushaka views zibura views zose dutunze tubeshejeho views byose mubona ni views none se muri filime ntabwo mujye mubona abantu bari gusenga kuki muba mwegereje ibintu mutima abantu badututse ngo ikiganiro ngo ntabwo twakine my dear njyewe ntinya Imana nubaha Imana muri ubu buzima Imana itubeshejeho Imana ni byose n'umuntu abantu bose muri Bible bagerageje gukina n'Imana uzi ibintu byababayeho none kuki mwumva mwaduteranya n'Imana aho bari kuduteranya n'Imana uzi ibintu byabaye kuri Yona yagize gutya Imana bamugagenda ujya Nineve ujya kuburira abantu Yona afunga umutwe yafi ya Jessica iramumira Yona barakaze abagiye mu nyanja ibintu yahuriye byo nabyo urufi ruba ruramumize ahura n'ibibazo tuzabwe kuri stories zo muri Bibiliya izo tuzi izo tutazi nese zutazi bazivuga ngo ubu se izuze ko mbwira izuzi nizo utazi uyu munsi harya nejo kwa gatanu hari umunsi mukuru w'ugenwa mu ijuru rya Bikira Mariya ubu ko nabonye Bikira Mariya bakora akantu k'agakobwa karanutse kakuki kihagarariye kameze neza wasanga ari n'ikidumbari nimwe no kubwira izo tuzi nizo tutazi bakamunana ase ubundi kubera irasura bayivanye ubundi habagaho kamera kera birashaye ibintu byo muri Bibiliya ntabwo apfa kumenya apana muri Bibiliya turi kuvuga ibyo abantu batwereka nyine ni none bamwambika imyenda y'icyatsi Bikira Mariya yambaye imyenda y'icyatsi ubururu babwiye n'iki ko yambaye ubururu n'umweru ubu sinabyo narebye ejo yagiye mu ijuru Bikira Mariya yarijyanwa mu ijuru umunsi mukuru wa Assumption nese yari ari mu kahe gace nyine nawe numva sinzi ngo yagire mu ijuru he Bikira Mariya niba ari umunyetiyopiya niba yari umuki simbizi undi niba nduko tugomba kubwira umuntu Bikira Mariya yabaga Betelehemu Betelehemu ni he ni muri Etiyopiya ari mu nkeka ko ari muri Israel nawe navuga ko ari umunyetiyopiya biva cyakoze niyo tuzavuga kuzo tuzi neza tutazi ngo yagiye mu ijuru niba yahagaze akazamuka nemera muri Bibiliya ni ya Petero ngo yarahagaze arazamuka none abagiye Kibeho ejo ngo yarababonekeye nyine ngo kuri uwo munsi ibintu bari ibyanya nabonye na post nanyuze abantu bari kureba hejuru mu kirere sinzi ukuntu hari habaye wese ndaza kureba sinuko barabonye bayi postinze baramubona uyeje ari nka birthday yiwe yigenda rye niyo mpamvu haguye ngo n'imvura sinzi nibyo nabonye bafashe utuvideo ngo mu kirere ngo ikirere niba cyayi cyafungutse hajemo cyumweru nyine story nkiza njye ibintu binshanga nkomeza nibaza kuri Bikira Mariya nkamwibazaho nkamenya se nyuma ya Yesu yaba yarabyaye ko duheruka ari isugi yaje gusugyuka wase Yosefu yari kumworohera oya ariko buriya byahise birangira kuko urumva yahise nyina wa Yesu aravuga ati wa mugore we ntacyo mfataho ugiye kubyaraguza genda nkeka ko byahise birangira ntabwo Yosefu nawe mwe nkumva ngo Yesu ngo yaje kubyara abandi bara yumva dufite kuganira kuri izo nkuru Yesu urazizi neza tuzavuga izo twumva ahubwo twakivuga nk'ibya ba Samusoni Delila mukubise Delila aho Samusoni nawe yakundaga ako yari bogari Samusoni wani bogari ese we ako yari bogari yuko ngo babigiwe n'iki ko yari umuntu wicaga inyamaswa yari bogari nese uragira ngo yarananutse Samusoni yari bogari nawe si inkuru zo gukoresha niba Yakobo zindi bagukoreshaga uburetwa ngo imyaka ingahe ngo abasore ba kera bari romantique si kuki ntashatswe kera cyagiye yabandiwe ukamingira ntabwo ari kuzajya umenyera ko wiboneye waramingira abakobwa ba kera bari expensive ariko ubu ngubu baba batuboneye ubuntu sha nimwe mu byiteza none iyo bagushatse bakagutwara aje akambwira umuhungazi uyu munsi wanya akahava gutwaye yakoye ejo mu gitondo ngo ubukwe ariko kera waranasabaga ukabanza ugahinga ukorora imyaka oya ababyeyi bazongeza inkwano nase umuhungu yagukwa 200,000 akabura kuzagutera ishuri bazashiremo no guhingira ababyeyi ugize uhinga ukoropa iwacu ukora imirimo nibabona ushoboye bakume shabaye ko bari bashoboye ngo akagenda ngo agakunda ngo agakora umuhungu imyaka 7 umukobwa hari kamve indi nkuru yanangaje
ya nkuru ngo yo kugira ngo muri bwa bwato nguge n'inkuge nowa yirirwaga abwira abantu ibisimba nk'ikigore n'ikigabo ariko abantu ba kera bazi kuki batatwaye ibigore gusa cy'ibigabo gusa batwaye ikigore n'ikigabo mu bigende bishakana mu nkuge ariko ako kantu nyenge nkibaza nkavuga ati se kubera iki no wavuze ngo hinjiremo ikigabo n'ikigore ni ukuvuga ko Imana ikunda umugabo n'umugore itajya yishimira kubona umuntu ari wenyine no mu ijuru hazajyamo umugabo n'umugore nta kintu wumvamo mu ijuru ntabwo udafite umugabo udafite couple uzasigara none mu nkuge ntabwo hajyemo couple Imana ishyigikira couple wa couple mwino mfate tugende twagiye mu nkuru kandi twe tuzazivuga dusozanya akaririmbo turirimba akaririmbo ko mu gitabo karirimbo ko kuramya no guhimbaza dusoza nifitiye ijwi yigira ririmba nyine wowe kuzi kuririmba ririmba wese avuze ngo uriya muri ko umurongo w'imbere bari kunshyira ku ruhande nyine imbere neza ndi ku ruhande rw'imbere ese waririmba tugiye kuririmba uzi ukuyakora ngo udungwe atangiye gukorora isuku sendemba turirimba akahe karirimbo mana yanjye we kanumvemo akaririmbo nawe urahita umenya nimba ngo nakandi yo turirimbe izi z'abantuzi nzo mu gitabo cyangwa zino zisanzwe Dodokasi. Kwa jua mimi ni wako. Naye ndirimbo kamwereke. Njye niyo nkunda. Unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani sitaogopa. Maniko tumesere turirimbe itaduso. Ndirimba nyine. None waruririmbiye ahantu. Ndirimbiye aho nshoboye. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nayuzindirimba. Ubwo mwanya imenye se ni yanjye. Basi reka turimba ko uziga ngufi yatwe dusoza. Ririmba ni ngo agenda igezweho ni iyi kandi iriya ntago nyizi irimo Emmanuel ntago nyizi. Ririmba yindi ngo nahawe ijambo nanjye nahawe ijambo mwana we kameramani wacu ariko duseka ni ngombwa uririmba ibyo utazi reka dusezere kuririmba nyamara narindimo nyine zamuka zamuka gute muri kunseka ndirimba reka ndirimba ko nshaka ngiye gusoza ndirimba njye kuririmba utaza ndirimba nari ndaba ndi gufashirizwa ku musaraba ngiye kuba serenda ndashoje none wese yiririmbe isuka kuririmba ibyo byakubijije icyuya ntabwo muri kunseka ni uko nyine oya ariko turakwizeye wiririmba rimba ku musaraba wawe mwiza kwimba byiza njye ni ngombwa ndirimba ayo majwi ya ba nyirabyo indirimbo ni yanjye reka turirimbe ingero yereye umusozi zamuka niba utayizi wacu nyine ririmba njye ntegereje kuririmba wowe ririmba ntunyiteho mwite ku byo mvuga mwite ku byo nkora yewe reka byanze turashoje Imana ibahereze umugisha turabakunda turabishimiye dukumburane babo hano turi ku muhanda nimubyiteho baratwaye bari gutwara bari kudusakuriza ariko nta kibazo Imana ibahe umugisha niyo mwakunze ikiganiro cyacu mukore subscribe like na comment na share ubutaha tuzaririmba turi seriye tunavuge ijambo murakoze bye